mbaye ndugira abakunzi n'ubundi nagira umukunzi umwe ariko nawe ntawe. Nakuze mfite impano nyinshi guhitamo bikananira, sinzi abona ari gusimbura ariko icyo nzi gusa fagitire yo ntago byoroshye, irahenze ntago byoroshye. Ikindi ni Ira TV muri kumwe na Nerica, tukaba turi hano kuri Boutique Hotel, tukaba tuje kureba umutumirwa wacu, so keep in touch. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mumeze bon? Tumeze bon. Mwatangira mutubwira aho muba, donc uko mumeze, icyo mukora byose. Nitwa Dev, nkaba mva ku GISI. Iyo mvuze ku GISI abantu benshi ntibamenya ariko ni ku Gisozi. Ntago ndirimba njyenyine, nkaba mba muri groupe yitwa B-Unit. Tukaba tumaze igihe gito muri muzika, tukaba twitegura gukora ibintu byinshi. Dev ni muntu ki? Nari mariye, ni ingaragu, bimeze gute? Kuko ubibona sinzi ko mu bigaragarira amaso ko naba ndi mariye, ariko ntabwo ndi mariye, ntabwo mbiteganya. Nta copine afite abakunzi bangahe? Babandi nyine bo ku GISI. Mbaye ndugira abakunzi n'ubundi nagira umukunzi umwe ariko nawe ntawe. Birababaje umusitari nkawe nyine kuba udafite umukunzi. So uvuka he? Nkuko nabikubwiye tugitangira mvuka ku GISI. Ufite indirimbo zingahe? Watangiye muzika ryari? Mu rutonde rw'indirimbo mfite zaba zibaye nyinshi ariko wenda ntangira urugendo rwa muzika. B-Unit ubu izi saha tuvugana turi abantu babiri, twatangiye 2014, twari abantu batatu. Umwe aza kujya gukomereza amashuri hanze, biba ngombwa ko dusigara turi babiri, biratugora, biba struggle, biba ngombwa ko tuba tubihagaritse ngo tubanze turangiza amashuri, ariko ubwo njyewe narangije ayisumbuye, ubu ngubu turimo turakomeza turi babiri. Twatangiye mu mwaka ushize 2018, gusa aho tugeze aha tumaze gukora indirimbo nk'eshatu zifite amashusho. Izo ndirimbo zifite amashusho zerekeye ku kintu urukundo, bimeze gute? Urakoze. Buriya B-Unit turi abantu babiri ariko buri umwe abafite twebwe kuntu dukora, buri umwe tumuha umwanya we. Ndaririmba, mugenzi wanjye sanira ararapa, ari igihe njya nzana topic idusaba ko turi bwaririmbe, ubwo icyo gihe ndabasha kwakitinga cyane nkaririmba, sanira wenda kaza rapaho gato, ariko hari n'igihe biba ngombwa ko dukora trap cyangwa hip hop. Kuba bimenyereye nka hip hop tugakora hip hop, icyo gihe saniri nawe niho abari bwaze kwigaragariza akakora rap. Muri izo ndirimbo rero dufite indirimbo ebyiri za trap, ariyo DNA ku GISI, n'indi imwe yitwa Usikata ari nayo muri iyi minsi iri hanze, ari nayo ndi gukorera promotion. Tugarutse gato tubwiye ko wagiye mu ishuri, so batubwira nyine urugendo rwawe rw'amashuri, aho wigaga muri primaire, secondaire, nimba unakomeza muri university watubwira. Primaire nayize ku ishuri rya Gasave Primary School, na secondaire nyiga muri Sainte Famille, au revo superieur nyiga Remera Mbago mu Majyaruguru. Ubu ndi kwitegura kuba nakomeza university. Donc uri wisiti? Ndi wisiti, ntago nigeze mparenga. Ni ikihe kintu kibanza utakibagirwa cyaranze imyaka yawe? Nk'ubu ngubu nyine uracyari urubyiruko, ni ikihe kintu utakibagirwa cyaranze icyo gihe cyose gihe urimo nyine? Ikintu nakwibagirwa ni kimwe, nuko nakuze mfite impano nyinshi, guhitamo bikananira. Nakuze nkina umupira, abantu bakavuga turabizi, ndirimba urabizi, amatheatre, byose ibyo nkinya abantu bakavuga turabizi. Nicyo kintu mu buzima nicyo kintu cyaranze ubuzima bwanjye, nuko nagiye ntagira amahitamo. None waje guhitamo umuziki wabonye ko ari byo? Naje guhitamo umuziki, urabona nka football byaransize. Imyaka yaragiye, ariko ibijyanye na theatre, film yo nta rirarenga.
nzazikina umunsi nahugutse ndateganya ko nindangiza nka university nzaba nahugutse nzishobora kuzazikinazo. Byiza cyane. Tugiye kukubaza nawe muntu w'ikitekererezo kuri wowe n'icyo umwigiraho n'icyo agufasha mu buzima busanzwe. Umuntu w'ikitegererezo njye nta nubwo nakirwa njya kuri ari aha hafi muri East Africa, umuhanzi bita Mbosso abarizwa muri Wasafi. Mbosso ndamukunda cyane kubera ko aririmba neza, imyandikire ye, kwakitinga, urebye ni role model wanjye. Ndakeka Mbosso ajeje bundi undi ubwo utagiye kugira umuntu nyine w'ikitegererezo vuba aha. Navuga ko muri iyi minsi niwe ndi kwigenderaho. Iyo usubije amaso inyuma wasanga ari iki utabashije kugeraho? Ibintu ntabashije kugeraho nuko nari nzi ko nzaba umukinnyi ukomeye. Ari uzasimbura Lionel Messi cyangwa Katauti? Sinzi aho nari gusimbura, ariko cyo nari nzi ko nzaba umukinnyi ukomeye pe, n'abantu no bakanambwira ati coach wacu kambwira ati uzagerayo, ariko nyine naje gusanga iby'isi ibyo utekereza si byo ubona. Bibaho. Ikindi kibazo ni iki wakwishimira kugeraho cyangwa se wagezeho wafashisha mu bandi nyine ubwira? Cyo nakishimira kugeraho. Cyo nakishimira kugeraho nuko nazaba umuntu ufitiye icyo amariye rubanda. Umunsi nabaye uwo muntu nkaba mfite icyo mariye rubanda, nkaba mfite icyo bavuga izina Dave ukagira ikintu wumva yakoze, icyo gihe nzaba nanjye nishimiye uwo nzaba ndiwe. So ni iki noneho wagezeho wafashishije abandi? Ubu ni iki wagezeho muri last? Ubu ndacyari guhangana nabyo, ntago nahita nirarira ngo mvuge ngo hari icyo nagezeho, gusa mu minsi iri imbere nzakigeraho. Ni iki cyakubabaje mu buzima? Ni iki wishimishije mu buzima? Dave afite ababyeyi bimeze gute? Cyambabaje reka mbisubirize rimwe. Ikintu cyambabaje mu buzima ni ukubura ababyeyi nkiri muto. Nta ngorane ni ubuzima, kubura ababyeyi nkiri muto, icyo kintu nicyo cyambabaje, ariko ugeraho ukabirenga, kubana n'abantu ukiyakira. Icyashimishije ni ukumva na buri wese amahoro. Izihe ngamba cyangwa se wakwishimira nyine ufite muri uyu muziki ushaka gutera imbere? Muri uyu muziki ingamba mfite ni ugukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bari gukora. Nimvuga gukora ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bari gukora, wumve ko gukora ikintu nyine umuntu akabona ni creativity yawe, uragikora mu buryo bwawe. Niba ari n'ubukene uragikora mu bukene bwawe, muri make ufite, ntago uri kwishimira kwigana iby'abandi. Izo nizo ngamba mfite kandi ndahamya neza ko nzazigeraho. Uribuka indirimbo mwaratangiriyeho munafitiye nyine clip? Indirimbo twatangiriyeho 2014 ntago nyibuka ko ntago zagize power play, ariko iyo ya 2018 twakoze ni ku GISI, aho twavugaga hudu yacu. Ku GISI yaturutse guki? Ninde wayizanye? Niwe muntu nyine watanze icyo gitekerezo? Ku GISI hari benshi, hari n'abantu batari kubyumva. Ku GISI ni ku Gisozi. So tubwira nyine ukuntu urakoze cyane kubaza icyo kibazo. Ku GISI impamvu twatumye ako kantu turirimba iyo ndirimbo ku GISI, abantu baratubazaga ese ko mwaririmbaga neza mwagiye he, mwaburiye he, ko mudakomeje gukora, biri gupfira hehe, bimeze bite? Mu rwego rwo kubasubiza, buriya umuhanzi cyangwa umu artiste asubiza mu bikorwa. Niyo mpamvu twanditse iyo ndirimbo ku GISI tugira ati ndi ku GISI sinzi impamvu utambona, aba people baranzi ntambuka bafotora. Twarabasubizaga muri urwo rwego. So ndumva yako karirimbo ko ku GISI clip irahari? Clip irahari. Ndumva nyine bagiye badushyiraho gake tukareba. Y'all know what it is.
City, nigga. Beat. Gatarati 9 gatata amarembo makuru winjira ku gisi niga wabo wabandi wabo winjana peace kuba hungu bakuru skota nkoma mabiti ndi ku gisi sinzi mpamvu tabona aba people badanzi ntambuka bafotora ndi ku gisi sinzi mpamvu tabona aba people badanzi ntambuka bafotora ndi ku gisi ndi ku gisi sinzi mpamvu tabona aba people badanzi ntambuka bafotora ndi ku gisi yindi harya ni yitwa DNA. so ndumva watubwira nawe ukaduha ka freestyle then tukahita tubabwira tukayireba. DNA ni B-Unit featuring Shanizi nawe n'umusani wo ku gisi beze nabi birimo neza ahantu tuba tuvuga ko hip hop turi mu maraso hip hop turi mu maraso mbavuga ngo hip hop in my DNA, hip hop in my DNA Rakoze. Ndumva twakomeza tukareba DNA tukareba akantu gato cyane tukagaruka tumubaza ibindi bibazo. Unity. Shot easy. Hey yo Scott, drop that beat. Yeah. Ntambuke hose bavuge hit maker nkafate I got the pressure in my DNA I work hard I play hard. Hip hop in my DNA, rock in my DNA. Hip hop in my DNA, rock in my DNA. Indirimbo ya gatatu watubwiye ko ari eshatu, indirimbo ya gatatu watubwira ko ari iyihe? Indirimbo ya nyuma iri hanze ubu inshyashya iri hanze indirimbo yitwa Usikate mperutse gushyira hanze mu cyumweru gishize. Usikate bisobanura iki? Hari benshi tutamva igiswahili, hari benshi yaturutse kuki? Donc bisobanura iki? Urakoze. Usikate ni ururimi rw'igiswahili nk'uko wabivuze. Ubundi ushaka kuvuga usibye ko nabihinye nyine mu rwego rwa gihanzi nkabihina ubundi ni mu magambo arambuye uvuga ngo usikate tama mu rundi rurimi rw'amahanga never give up cyangwa ntuve kwizima komeza uhangane shikama nicyo nashakaga kuvuga. Usikate twabonye ahantu wayikoreye nta mukobwa urimo, indirimbo zawe zose n'abakobwa ugiramo? indirimbo kuntu nyikora ntago mvuze ngo nuko nta bakobwa barimo ahubwo nuko muri iyo script twandikaga ntago yarakenewe aba yakenewe twamushyiramo. Indirimbo zose ufite nta mukobwa ndabonamo? Sinzi niba warebye neza ariko zirimo nk'iriya ku gisi nakubwiye harimo umukobwa arimo nubwo batamugaragaje cyane ariko harimo. Ikindi kibazo kuri Usikate wayikoreye hehe? Director yarinde budget se na yaye mafaranga byagutwaye kugira ngo iyo ndirimbo ije hanze? Uri umunyeshuri no mukorana nawe ni umunyeshuri ubu ngubu, donc uratubwira ama budget ni iki nyine kibanze wakoresheje cyatumye ubigeraho? Urakoze. Mbanje kuvuga kuri Usikate mboneraho no gushimira audio producer, video director baramfashije cyane, nshimira n'inshuti zanjye. Ngiye muri budget ubundi buriya ugiye gukora budget ya video cyangwa ya audio wasanga ari ibintu bihenze cyane ariko kubera ko turacyari gufatikanya nka buri uzasanga umuntu nakoresheje muri video y'actinga yari inshuti yanjye uwo ngo nteye facture sinabona icyo mwishyuye gusa facture yo ntago byoroshye irahenze ntago byoroshye. Ikindi navugaho no gushimira aba wakoze audio ariwe production ya Kenny yarakoze cyane ira audio ni nziza cyane. Ikindi kintu navugaho no gushimira director ujye umfasha cyane ari nawe wakoze izo video zose 3 ariwe Ira Regis aramfasha cyane muri byinshi aramfasha pe kuko
anteye fagitire y'ibyo ajya nkorera nta nubwo nabona icyo mwishyuye. dushimire cyane Ira. So aha ni hehe wakoreye iyo clipe? Buriya rero sinzi niba ari ukwikunda niba ari iki, nkunda ibintu byinshi mbikorera ku GISI, sinzi niba ari ukwikunda. Iwanyu ku Gisozi. Ikintu wabwira abanyarwanda ari bari kutureba baduteze amatwi bakurikira ni Ira TV n'abashumba. Nababwira komeze badukunde, bakore subscribe kuri Ira Regis, banakore subscribe kuri Ira TV. Mwakoze cyane. Don't forget to subscribe on Ira TV. Ciao. ubuzima hari ubwo bukubera nk'ikizami, inzira unyuramo